Ni mu masaha y'umugoroba, Kamila aba ari mu gikoni ari gutegura ibyo kurya by'ijoro, ahita ategura ameza rero maze agahamagara Nesta. Nesta ni umugabo we, bamaze imyaka mike nyine bashakanye. Bicara ku meza rero maze Nesta agatangira gufungura, areba ku ruhande rero ku byo kurya bya Kamila maze agahita amubaza ati mukunzi, kubera iki ku byo kurya byawe nta poroteyine ziriho? Uri kurya indyo ituzuye kubera iki? Kamila rero ahita abwira Nesta ati sheri, nta byo kurya bihagije dufite muri uru rugo, inyama twari dufite twazimaze ejo, nagiye kureba rero nibura n'amagi nsanga hasigaye rimwe gusa, niyo mpamvu nariteguriye wowe gusa, njyewe nta kibazo. Nesta rero ahita afata rya gi maze akarikatamo kabiri agashyira no ku isahani ya Kamila. Kamila ati kubera iki koko urigabanyije, ntabwo byari ngombwa? Nesta ati naba ndi umugabo ki se ndamutse rwose ntagabanye utuntu duke dufite njye nawe, ntabwo rwose ibyo bintu nabishobora. Kamila rero aseka ahita amubwira ati mama yambwiye ko rwose kugabana igi bitera umwaku. Nesta nawe ntiyihangana ahita aturika agaseka ati none se yakubwiye ko umwaka ugira uwo barihaye cyangwa urigabanyije? Kamila ati ibyo uzabibaze mama, wabona nyine yarabaga adashaka ko tugabana igi rye, yarabaga afite rimwe maze kugira ngo rwose ntariduheho agahita atubeshya gutyo, nuko nyine twakuze tubizi. Bahita rero babiseka maze Nesta agahita areba mu maso Kamila akamubwira ati mukunzi, wihangane rwose kuba muri iyi minsi nta byo kurya bihagije biri mu rugo, ariko rwose nimpembwara buri cyumweru kimwe, humura rwose ibyo ukeneye byose nzabigukorera kandi neza. Kamila rero amubwira ati urakoze mukunzi, nakabaye rwose nanjye mbikora urabizi, ariko nyine amafaranga yose nari mfite urabizi ko nayongereye ku yo twagombaga kwishyura inzu, nta kintu rero nasigaranye. Nesta arongera akamureba mu maso maze akamwenyura akamubwira ati ndabizi humura, kandi nzakwishyura rwose amafaranga yawe yose wakoresheje. Kamila ati nta kibazo. Nesta rero ahita abwira Kamila ati igira hino, maze Kamila akamwegera. Nesta ahita amusoma ku itama akamubwira ati ndagukunda cyane. Kamila ati nanjye nuko ndagukunda. Bararebana rero maze bose bagaseka bagahita bakomeza gufungura. Ku munsi rero wakurikiye, Berize ndetse na Neri abo ni inshuti z'akadasohoka za Kamila, baba ari inshuti cyane rwose, baba rero bagiye kuza kumusura. Berize amara kwitegura amaze rwose kwitera make-up no kwambara, maze akumva umuntu ari gukomanga, ahita ajya kureba rero ku muryango akarungurukira mu kenge gato kari ku rugi, maze agahita abona ni umukobwa uba waramuteguriye ibirori bye bya mariage, niwe rwose waramuhaye ibintu byose yakoresheje, yaba imyambaro yo mu bukwe, yaba ikanzu ya mariage, yaba keke n'ibindi, niwe rwose warabimuhaye. Ntabwo rero aba yarasoje kumwishyura, uyu mukobwa aba akiza kwishyuza nyine Berize. Berize aba akimukubita amaso agahita asubira inyuma gake gakeya, agahita ajya mu cyumba kumwihisha. Uyu mukobwa arakomanga maze yananirwa agahita avuga ati ariko ubundi uyu mukobwa ntabwo ajya abiwe, uko nje buri gihe ndamushaka ariko nkamubura. Ahita yigendera rero maze Berize yabona ko yagiye nawe agahita asohoka. Berize rero na Neri bahurira kwa Kamila maze bakabwira Kamila bati wihangane, dore rwose twatinze, uyu muhanda wanyu umeze nabi cyane, niyo mpamvu twatinze mu nzira, ubundi twari kuba twageze hano kare. Neri rero uba uniyemera cyane kubera ko ari we mukire cyane muri aba ngaba, ahita atangira kubwira Kamila ati ariko se ya nzu umugabo wawe yabagamo mbere y'ubukwe n'ubu niyo mukibamo? Narinzi ko rwose ubu mwimukiye mu nzu nini kandi muri karitsiye nziza, none muracyari hano? Kamila ati ariko nta kintu watwaye, iyi nzu se urabona hari icyo itwaye? Neri ati ntumbwire yuko muteganya ko muzayigumamo maze mukazayibyariramo n'abana? Kamila ati cyane, hano hantu rwose nta kibazo cyaho. Berize ahita abwira Kamila
ati twizere yuko umugabo wawe ashobora kuba afite rwose umushinga wo kuzubaka inzu nini maze mukazava muri iyi mujya muri iyo ngiyo. Kamila ahita ababwira ati Imana rwose ibyumve maze bizagende bityo. Kandi nanone Neri ahita abaza Kamila ati ese ubundi amakuru y'umugabo wawe? Kamila ati ameze neza cyane. Ati gusa nyine ubu rwose ntawe uhari, ari mu rugendo. Neri ati none se yagiye muri Amerika cyangwa yagiye hehe? Bahita rero baseka maze Kamila ati hoya, yagiye mu cyaro gusura mama we yararwaye. Neri ati wihangane nyine ku bw'ibyo byago byo kurwaza mama we. Neri ahita akomeza avuga ati jyewe nyine umugabo wanjye nanjye ntawe uhari, ubu ngubu rwose ari muri Amerika, kandi nanone hashize nyine n'igihe gitoya tuvuye muri Vietnam mu biruhuko. Ubwo rero twebwe rwose ntabwo umugabo wanjye ajya ava mu rugo, ahora agenda, ariko nanjye ni uko ahora anjyana mu mavakansi nyine, ibyo murabizi. Bahita baseka rero maze Belise nawe agahita akomerezaho ati kutamubwira se ukuntu no muri Canada hamera? Ati jyewe nyine n'umugabo wanjye natwe tumaze igihe gitoya tuvuye muri Canada, ariko n'ubu ngubu umugabo wanjye niho ari, azavayo rero ajye muri Brazil, navayo ahita akomereza muri Alemanye. Ati hari ahantu njya ntekereza maze rwose nkumva neza neza mbuze amagambo yo kubivugamo. Ati uzi n'ukuntu ni Paris naho haryoshye? Ati hararyoshye cyane, niho twagiye mu kwezi kwacu kwa buki. Bakomeza rero bavuga maze rwose ubwo Kamila we aba yavuze icyo avuga kubera yuko ntabwo aba ari kwisanga nyine muri ibi biganiro. Neri ahita abwira Kamila ati none se ko utari kutwakira, reka tugende mu gikoni cyawe maze tujye gutegura ibyo turi bufungure. Ikindi kandi dushakira nyine ikintu cyo kunywa, wazana kawayini, wazana ikintu icyo ari cyo cyose, aho dushakira icyo kunywa. Kamila ahita ababwira ati rero bashuti banjye mwihangane cyane, nta kintu rwose ndi bubahe, ntabwo muri kwirirwa mujya mu gikoni cyanjye kuko rwose nta bintu byo guteka biri muri runo rugo. Ikindi kandi murihangana n'ibyo kunywa nabyo nta kintu rwose na kimwe dufite. Neri ati kubera iki? Kamila ati nyine nta mafaranga rwose mfite, niyo mpamvu nta na kimwe gihari, mwihangane. Bahita bamubwira rero bati nta kibazo nyine, ubwo nta kundi. Umunsi wakurikiye rero Neri ajya gusura Belise, gusa nyine ntabwo aba yamuhamagaye, arakomanga maze Belise yajya gufungura agasanga ni Neri, amuha karibu rero maze akicara muri salo bagatangira kuvugana. Neri ati none se mbwira, umugabo wawe harya azatuzanira iki muri Alemanye? Ubwo ariko nta nubwo rwose Belise aba yibuka yuko yavuze yuko umugabo we ari muri Alemanye. Ati kuba umugabo wanjye ari muri Alemanye se kandi wabikuye hehe? Neri ati ni wowe nyine wabivuze ejo cyagiye turi kwa Kamila. Belise ati ati yego kuko ndabyibutse ko nabibabwiye. Ati nta kibazo, tuzamubwira nyine ibyo dushaka byose azabituzanira nta kibazo. Ubwo ariko Belise ahita yibuka yuko umugabo we ari mu cyumba ari kwitegura kugira ngo ajye ku kazi, maze agahita avuga ati isaha n'isaha nabona asohotse. Ahita abwira Neri ati ihangane uba ugumye hano ndaje. Belise rero ahita yihuta maze akajya mu cyumba, ahita asanga umugabo we rwose amaze kwambara, ari kwambara isaha kugira ngo asohoke. Ati sheri mbabarira ntusohoke, ntugende rwose, kubera yuko na ejo nabwiye inshuti zanjye ko utari muri kino gihugu, nababwiye ko rwose uri hanze. Umugabo we rero aba yitwa Peter. Ati mbwira neza, mbwira rero ukuntu ndi hanze kandi ndi hano mu cyumba. Belise ati nyine navuze yuko rwose wagiye muri Canada ukavayo ukajya muri Brazil, ubu rero tuvugana ukaba uri muri Alemanye.
umugabo we ati none se ubu ko ngiye gusohoka ko rwose mfite gahunda yihutirwa, ubwo ninsohoka urababwira ko nyine ubu twimukiye muri Alemanye? Belise ati hoya ntabwo wabinkora, ntusohoke rwose, guma hano umpe iminota 5 maze ngende mubwire rwose simbura ibyo mubeshya, maze agasohoka nkamuherekeza ubone kujya ku kazi. Ntusohoke, ntabwo mba nshaka ko rwose hari umuntu uducishamo ijisho. Peter rero ahita amubwira ati ndumva rwose iminota 5 ntari bubashe kuyihanganira kubera ko dufite gahunda yihuta kandi irimo amafaranga menshi, rero rwose ntabwo nayihomba. Belise rero ahita amubwira ati hoya ihangane ndaje. Ahita asohoka maze agahita ahura na Neri avuye rwose gufata icupa rya wayini, afite n'ikirahure, agahita amubwira ati Neri nyuma aho wagiye? Neri ati nari nagiye kwizimana, hano se ko mba mbizi ko ibintu byose bihari, ntabwo nari kwicara rwose ngo ngutegereze. Belise rero ahita abwira Neri ati gusa nyine usanze hari ahantu nari ngiye, ubu rwose usanze nari maze kwitegura. Neri ati ubwo se urumva nasohoka muri uru rugo nta kintu mfashe? Ntabwo bishoboka, reka mbanze nywe akarahure kamwe ubundi tubone kugenda. Aragasuka rero maze Belise agahita amubwira ati nta kibazo, reka nicare ngutegereze. Neri ahita atangira kumubwira ati ariko hari ibintu rwose nagira ngo tuvuganeho. Belise ati nta kibazo. Neri ati wabonye ukuntu umushuti wacu Kamira abayeho nabi? Ati rwose kuba yarashatse uriya mugabo ngo ni Nesta niryo kosa rya mbere yakoze mu buzima bwe. Ati tekereza ko bakennye ku buryo n'ibyo kurya ntabyo bakibona ndetse nta n'icyo kunywa kiba iwabo. Ati noneho ahantu baba ndebera nawe iriya karitsiye. Belise nawe ati nanjye rwose buriya narumiwe, wabonaga ukuntu twavugaga nyine ibintu byiza, aho twagiye, aho duhahira n'ibindi byose, maze akibura akabura ikintu avuga. Ati nyamara twaramubujije twese ngo yishakana n'uriya musore, aranga aratunanira, none rwose dore ubuzima abayeho. Belise ariko ahita yibuka ko ya minota yahawe na Peter yarenze, maze agahita abwira Neri ati hangare gato ndaje maze dukomeze twiganirire. Ahita rero asubira kureba Peter akamubwira ati ihangane gato rwose ndaje mubwire maze asohoke. Peter waba yatangiye kugira stress kuko rwose aba afite ibintu agiyemo kandi byihutirwa, haba hari umuntu bagomba guhura maze akamuha akazi we ndetse n'inshuti ye, kandi uyu muntu rwose aba akorera ku masaha ku buryo gukerererwa biba bingana n'uko akazi bamaze kukabura. Peter rero atangira kubura icyo gukora, umushuti we nawe bari kumuhamagara ati banguka rwose dore iminota irageze, mbabarira tutaza kubura aya mahirwe, aka kazi ni kari keza cyane, kari kuduhindurira ubuzima, ubwo rero gerageza ubanguke. Peter bari kumubwira ati mbabarira rwose ndaje ngiye kukugeraho. Belise rero agaruka muri salo maze akongera akabwira Neri ati twikomereze aho twari tugeze. Neri ati tekereza yuko umugabo wa Kamira nta n'imodoka agira, ati muri iki kinyejana atuzi yuko nyewe umugabo wanjye ampindurira imodoka buri mwaka. Belise nawe ati nanjye umugabo wanjye yaragiye kungurira imodoka, maze mbona rwose hari ibindi bintu tugomba kwibanziriza, ndamubwira ngo reka tubanze twikorere imishinga imodoka zaba yingurira. Bahita bakubitana mu kiganza rero bati yego rwose urumva ko ni byiza cyane. Belise agahita abwira Neri ati cyakoze rwose Kamira yahisemo nabi, nuko nyine umuntu atabimubwira, ariko rwose yahisemo nabi, ntabwo nzi ikintu yakurikiye kuri uriya musore ngo ni Nesta. Bahita bakomeza rero bakinywera, ubwo rwose bakanakomeza kwiganirira, ariko nta kindi baba bari kuvuga uretse kwiyemera ubutunzi no kunegura mugenzi wabo. Neri rero na Belise bakomeza rwose kwifatira ako kunywa, ari nako bari kwisekera nyine biganirira. Peter rero ahari mu cyumba aba bumva baseka, maze noneho stress zikarushaho kumwica. Umushuti we arongera akamuhamagara ati ariko se bwo koko uri hehe?
ni iki kintu cyatumye utazira igihe? Ni iki kintu warutisha umuntu wari ugiye kuguha akazi kaguhindurira ubuzima? Ntabwo uzi iminsi yose umaze nta kazi ufite? Ni gute koko n'amahirwe ubonye uyitesheje? Peter ati mbabarira, ndaje rwose, ndaje mu minota mikeya ndaba nkugezeho. Aba akiri kuvuga ibyo maze Belize akaba yinjiye mu cyumba. Ati narinje gufata isakoshi yanjye ngo maze ndebe ko namuherekeza, ndebe rwose ko namujijisha maze asohoke. Peter ahita amubwira ati njyewe rwose nihashira iminota 3 ubu ngiye kuyibara ndahita nisohokera ntitaye ku byo mwavuganye, ntabwo bindeba. Belize ahita amubwira ati ngiye rwose kureba uko mbigenza, humura ngiye kumusohora. Ku rundi ruhande rero Kamira we rwose aba ari gukora imirimo yo mu rugo, ari gukora amasuku, ariko rwose ari gusubiramo ibintu bamubwiye ba Neri na Belize. Aba ari gutekereza ukuntu bamubwiraga ngo kubera iki badahindura inzu baba mu nzu imwe kuva bakora ubukwe kugeza n'uyu munsi. Ukuntu nyine bavugaga aho batemberera heza, ibyo bahaha, uko babayeho, maze we rwose akumva aratakaye. Ahita atangira kumva umugabo we rwose nta kamaro amaze kubera ko atamutembereza aho handi abo bose bajya ngo anamugurire ibyo abo bose bagurirwa. Peter we rero agera aho yagombaga guhurira na mushuti we ndetse na bosi wari ugiye kumuha akazi, maze agasanga bosi yagiye kare, hasigaye nyine uyu mushuti wamutegereje. Abakimubona nawe agahita yigendera, amwiruka inyuma rero, maze Peter akamubwira ati mbabarira rwose unyumve. Uyu mushuti aramubwira ati umva ntacyo kumva gihari, njyewe rwose urantangaje, gusa nyine watumye ngaragara nk'umuntu utazi ubwenge, nk'umuntu udafite ubwenge. Ukuntu nari nabwiye uriya mubosi ko uri umugabo rwose ukunda akazi, uzi gukora kandi wita ku nshingano ze, nyamara reba n'umunsi mwari guhura ngo aguhe akazi urakererewe. Peter rero akomeza amubwira ati aya yose ni amakosa ya Belize, yabeshye inshuti ze ngo ntabwo ndi mu gihugu, none nagiye kwisohokera, umwe muri bo abaje kumureba. Belize yahise amfungirana kugira ngo rwose nasohoka akambona, nuko byangendekeye. Uyu mushuti aba yamurebye yumiwe, ati urumva ibyo ari ibintu byo kumbwira koko? Ati ntabwo uzi ukuntu wari ukeneye akazi? Ati ubundi rero bajya bavuga ngo amahirwe aza rimwe gusa mu buzima, nawe aka kazi yari amahirwe yawe aje rimwe, none urayabuze. Peter akomeza kumubwira ati mbabarira urebe ukuntu rwose wabigenza maze nkabona amahirwe ya kabiri. Uyu musore rero ahita yigendera akamusiga aha kuko aba yumva yamuteye umujinya. Ku rundi ruhande rero Nesta we arahembwa, maze akaza agaha ibihumbi 100 Kamira. Aramubwira ati aya ni amafaranga nyine yo gukora sitoke yacu. Kamira rero amubaza ati nangahe? Nesta ati ni ibihumbi 100. Kamira ati ibihumbi 100 ni bikeya, ntabwo rwose byadukorera sitoke y'ukwezi, nibura wakabaye umpa 150. Nesta ati ihangane ni ukuri mugore mwiza, ndabizi rwose ko ariyo nakabaye nguha, ariko ibi bihumbi 100 nibyo nabashije kubona, ihangane nyine uyakoreshe uko ari, urabizi ntacyo mba nkwimye, nuko nyine mba mpagaze nakoze imibare nsanga nibura niyo twabasha kubona nyine kugira ngo rwose abe ariyo duhahisha. Ngaho ihangane. Ubwo nyine bari no kumukoraho amwihanganisha nyine amukomanga ati ihangane humura, ibi hari igihe bizakemuka rwose, maze nkajya nguha amafaranga ugahaha utabaze. Kamira rero ahita amubwira ati nta kibazo, reka twiyaranje nyine muri aya. Gusa Kamira aba atangiye kujya agira umutima mubi kubera nyine aba bagore b'inshuti ze ukuntu baba bamubwira ko bafite amafaranga, bakora ibintu byose uko babishaka. We rero rwose aba yumva atangiye kujya ababara kubera ko badafite ubushobozi bungana nk'ubwabo. Peter rero arataha maze akicara muri salo, agahinda akaba ari kose kuko nawe atakaje amahirwe aba abonye mu buzima.
Belise rero araza maze akamubaza ati sheri byagenze bite se? Peter ntabwo aba afite amagambo yo kumubwiramo, ahita amubwira ati uzi yuko nagezeyo nakererewe amasaha abiri yose. Boss rero wagombaga kumpa akazi yavuze ko rwose nta kintu twavugana, ko adashobora guha akazi umuntu ukerererwa ndetse akanakerererwa randevu yo kumuha akazi. Ibi byose kandi ni wowe wabiteye. Iyo utaza kubeshya ngo ndi muri Amerika. Belise ahita amukosora ati hoya sheri ntabwo navuze ko uri muri Amerika, ahubwo biboroke neza kugira ngo utazanansebya. Navuze ko wagiye muri Canada, ukava muri Canada ukajya muri Brazil, wava muri Brazil ukajya muri Alemanye. Bifate neza mu mutwe rwose utazavaho umvamo. Peter rero ahita akomeza amubwira ati yego rwose nabyumvise, urumva ukuntu bivuga nkaho rwose ari ibintu by'ingirakamaro. Ati iyo utaza kubeshya ibyo byose ntabwo uba wasize unkingiranye muri iki cyumba maze nkabura uko nsohoka ngo nigire kwishakira akazi. Amahirwe amwe gusa nari mbonye urayantesheje. Belise ati ibyo ntibigukange, akazi rwose uzakabona, amahirwe se hazaza n'ayandi. Peter ariko aka kazi niko kazi keza nari mbonye kuva igihe rwose naburiye akazi, nibwo nari mbonye amahirwe yo kubona akazi keza. Belise rero nta kintu kimwe aba ari kumva rwose, nta n'ikibi byose biba bimubwiye. Peter ahita ahaguruka maze akigira mu cyumba, ababona atakomeza kuganira na Belise rwose utafite ikintu na kimwe ari kumva. Kwa Nesta rero ho biba ari mu masaha y'ijoro, baba bagiye kuryama. Nesta rero abwira Camilla ati igira hino nkubwire. Camilla aramwegera maze Nesta akamuhobera cyane, akamubwira ati umukunzi rwose ndagukunda cyane. Camilla ati nanjye nuko. Nesta rero ahita amutwara maze akamugeza mu cyumba, amukuriraho amashuka maze akamubwira ati ryama. Araryama maze akanamworosa, Nesta nawe agahita aryama. Camilla ahita abwira Nesta ati sheri hari ikintu ashaka kukubaza. Nesta ati nta kibazo mbwira. Camilla ati ko nifuza pasiporo iri internationale. Nesta ati none se waba uri guteganya urugendo rujya mu mahanga? Camilla ati ntabwo ari ubu ngubu, ariko nanone birashoboka nyine, umuntu aba agomba kuyicarana, ni ikintu kiri ngombwa umuntu rwose aba agomba kuba afite hafi. Nesta ati ndabyumva yego, pasiporo rwose iri ngombwa, ariko nanone ntabwo ari yibanze mu bintu dukeneye muri iyi minsi. Camilla ati rega impamvu ndi kubikubwira, bashuti banjye Neri ndetse na Belise bari bavuze ko rwose bashaka ko tuzatembera, ariko amakupure yacu nyine twebwe n'abagabo bacu, maze tukajya gufata akavakanse hanze. Nesta rero ahita amubaza ati icyo gitekerezo cyaba ari cyiza, ariko se mwateganyije ko twajya hehe? Mwapanze se ko tuzajya muri Kenya, muri Tanzania, muri Uganda? Mwapanze nyine ko tuzajya hehe? Camilla ati hoya, wagira ngo se ni aho ngaho muri ibi bihugu byo muri Afurika? Oya, twapanze nyine ko twazahitamo hagati nyine ya Canada, Vietnam, France, Russie ndetse na Turkey n'ibindi. Tukazahitamo rero igihugu kimwe muri ibyo. Nesta rero aba ari kumwumva yamuteze amatwi, ahita ahindukira maze akareba hirya, agahita amubwira ati uraharyana. Ahita aseka ati ngo iki? Ngo Canada, ngo Vietnam? Ati cyakoze ni ukuri uzi kurota wicaye. Arakomeza rero agaseka, maze Camilla ati none se ubundi kuki uri kunseka? Nesta ati no kurya byaratunaniye, ubu urabona
rwose uko tumeze twebwe n'ay'itike y'indege byonyine twayabona ntayo twabona. Camilla rero ahita arakara agahita aceceka, ariko Nesta we akomeza kubitekereza ibintu madamu we yari avuye, maze akajya aseka. Aba ari gutekereza ibyo bihugu byose yamubwiraga akongera agaseka. Umunsi wakurikiye rero Peter ajya kureba mushuti we akongera akamubwira ati wambabariye ukinginga uriya mu bosi maze akampa amahirwe ya kabiri. Mushuti we ati ntabwo bishoboka, burya nyine uko umuntu akubonye akigukubita ijisho ni uko agufata. Buriya byararangiye, yakubonyemo nyine umuntu utashobora akazi, umuntu wajya uhora akerererwa, umuntu udashoboye. Peter ati amakosa yose ni aya Berize, sinibaza ukuntu rwose uriya munsi namwumvise, ariko umugore wanjye ntabwo nzahazahagarukira rwose no kubeshya. Reba ko yirirwa abeshya ngo ukwezi kwacu kwa buki twagiye hanze, nyamara rwose twari mu gihugu gituranye n'icyacu. Ikindi kandi yirirwa rwose avuga ahantu hose yatembereye ibyo aba yaguze, nyamara byose aba abeshya. Uyu mushuti we arahita amubwira ati aho rwose ntabwo wakabaye waramwumviye, wakabaye warisohokeye ukigendera, n'ubundi ntujye muri izo gahunda ze. Gusa nyine uyu mushuti we nanone ahita amubwira ati ariko Peter, nibutse yuko kera tukiga kuri kaminuza wajyaga ukora imideri, ari we wambikaga abasitari nyine twiganaga, n'abandi bantu bose babaga bafite ibirori kandi barabikundaga cyane, barabiguraga ku buryo n'abantu bo hanze bajyaga baza kugura imideri yawe. Kubera icyo utakongera n'ubundi ukongera ukajya kudoda, ugakora imyenda, ugakora inkweto nka kwa kundi wabikoraga, ko rwose byari birimo amafaranga kandi byari byiza cyane. Peter ati nyine n'ubundi ndacyabizi rwose, noneho ndanabizi kurusha uko nari mbizi, ariko nanone natekerezaga ko kubona akazi nyine kampemba ku kwezi, akazi kinjiza umushahara uzwi, aribyo byaba ari byiza kurusha. Uyu mushuti ati nyine byari kuba ari byiza iyo bikunda, ariko urabona ko nyine byanze, umaze igihe kinini nta kazi ufite, nyamara rwose bari gushaka akazi kandi ugafite muri wowe, akazi kari mu mutwe wawe. Ntabwo rwose wakabaye ukiri gushaka akazi, wakabaye ahubwo ushaka ibikoresho maze ugatangira kudoda. Ndabizi kandi bizakugeza kure. Uzi iyo aza kuba ari jyewe mfite iriya mpano se, ubu rwose mba nsigaye ahubwo n'imyenda nyijyana mu mahanga. Peter ati reka nabyo mbitekerezeho, gusa nyine kubera ukuntu ukora imyenda ukajya kwishakira abakiriya nabyo ntabwo biba byoroshye, ariko reka nabyo mbitekerezeho, ndabona nta yandi mahirwe nsigaranye. Ku mugoroba rero Camilla ndetse na Berize na Neri baba bafitanye gahunda yo guhurira muri resitora maze bagasangira. Camilla ararambara maze agasohoka, ahita asanga Nesta yicaye muri salo, aramubwira ati ndagiye rero, twari dufite gahunda nyine yo guhura n'aba bashuti banjye. Nesta ati mugiye gusangira nyine hagati y'abakobwa, mugiye kuba muri kuganira muri mwenyine? Camilla ati yego. Nesta ati nta kibazo, uyu mugabo rwose aba yoroshya ibintu kandi aba yumva umugore we anamukunda cyane. Ati ngaho genda rwose mukunzi kandi muryoherwe, kutampaye bizuse yo kunsezera. Camilla aragaruka maze akamuha bizu ku itama, agahita asohoka. Nesta ati muryoherwe kandi mugire umugoroba mwiza. Camilla aragenda maze agasanga niwe wabanjeyo, ahita ahamagara Neri ati Neri, none se ko nabatanze hano, nari nzi ko ndi buhabasange, none nijye mpageze bwa mbere. Bati turaje natwe turi mu nzira. Bamuha rero meni, maze yaba akiyikubita amaso akumirwa, ahita yifata ku munwa, abona ibiciro by'aha hantu, ibintu byose bihenze ku buryo ababona n'amazi ubwayo atabasha kuyishyurira. Arareba rero maze bikamuyobera. Uyu muntu rero Seriva nawe rwose araza akaguma ahagaze aho ategereje nyine ko Camilla atanga komande ye. Camilla aramubwira ati genda ubuseriva abandi, ntabwo ndabona nyine ibyo nshaka.
Kamila asigara ari kwivugana ati ariko aba bantu nabo ni abajura, ubu se bacuruza ibiki bihambaye ku buryo ibintu byabo bihenze gutya? Nta kintu na kimwe cyaha nabasha rwose kwigurira. Aricara rero akigira muri telefone ntagire ikintu na kimwe akomanda. Bashuti be rero baraza maze agahita ababaza ati nimumbwire aha hantu mwanzanye noneho ni bwoko ki? Ibintu by'ahantu birahenze ku buryo ikintu cyose ukireba ukabona ntikigurika. Bahita baseka bati niyo mpamvu se wicaye nta n'ikintu uri gufata, nta kintu na kimwe ufite? Ati rwose nabategereje, nabonye ntamenye icyo mfata n'icyo ndeka kuko byose birahenze. Bahita bicara rero maze bagatanga komande bakamubwira bati ngaho rwose komanda ikintu ushaka cyose nta kibazo. Batangira rero kuganira maze Neri agahita ababwira ati rero impamvu nababwiye ngo duhurire hano, hari inkuru nziza nashakaga kubabwira. Umugabo wanjye yafunguye kampani izajya rwose icuruza imodoka ndetse n'amazu, tukaba twanayaranga aho ari nyine yo gukodesha n'ibindi byose. Aba bose rero bahita bamubwira bati ni ukuri ni byiza cyane, turumva rwose iterambere ryawe riri gukomeza kugenda ridushimisha. Berize rero nawe uzi kwiyemera cyane, nawe rwose ubwo ahita ababwira ati nanjye nuko ariko nari mbafitiye amakuru, umugabo wanjye yashoye muri kampani ikomeye mu gihugu icuruza peteroli ndetse na gaze. Bose rero bahita bamubwira bati wawu, turumva rwose ari byiza cyane. Umuntu muri aba bose utaba ufite ijambo ni Kamila, we rwose ntacyo kuvuga aba afite. Ku rundi ruhande rero wa muntu wahaye Berize ibintu byose yakoresheje mu bukwe agaruka kumwishyuza, maze noneho agakomanga agasanga hari Peter. Peter rero aramufungurira maze uyu muntu akamubaza ati urabona se utanzi? Peter ati isura yawe ndabona nyizi ariko sinibuka ngo ni hehe. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ninjye nabakoreye ibintu byose mu bukwe, ninjye nambitse umugore wawe, ninjye wamumakiye, na keke mwakoresheje ninjye nayibahaye n'ibindi byose bijyanye nabyo. Peter rero ahita amubwira ati yego rwose ndakwibutse, ati none se kubera icyo uri hano, hari ikintu cyawe se twaba twarajyanye? Uyu mukobwa ati hoya, ndi hano ahubwo kuko rwose nari nje kwishyuza umugore wawe. Peter ati kandi se uramwishyuza iki? Uyu mukobwa ati ntabwo ubizi se, ntabwo yakubwiye? Ati ibintu byose mwakoresheje mu bukwe umugore wawe yanyishyuye 1/3, maze ambwira ko ibindi byose azabinyishyura ubukwe burangiye. Dore umwaka urashize nyamara rwose ntabwo aramo amafaranga yanjye, buri gihe nza kumureba nkamubura. Peter rero ahita agwa mu kantu ati ntumbwire ibyo bintu, kubera ko rwose amafaranga y'ibintu byose twagombaga gukoresha nari narayahaye Berize. Sinumva rero ukuntu yaba yarafashe ibintu bitishyuye. Peter rero aramubaza ati ngaho mbwira, ndabizi ko rwose ubwo wabibaze neza, wararebye usanga ari amafaranga angahe akugomba? Uyu mukobwa ati ni nka 2,000,000. Peter ahita yifata ku munwa ati ibyo bintu ntabwo byashoboka, kubera ko na bije twari twakoze ntabwo yari igeze kuri ayo mafaranga. Uyu mukobwa ati ibyo ntabwo mbizi, njyewe nyine namuhaye ibyo yanyatse byose, none dore rwose yanze kunyishyura kandi nkeneye amafaranga yanjye. Peter rero aramubwira ati ihangane rwose, ngaho genda ndaza kubivugana nawe, uzagaruke ubwo tuguhe igisubizo. Uyu mukobwa rero aragenda, maze Berize yataha Peter ahita amubwira ati mbwira rero ukuntu ibintu byose twakoresheje mu bukwe na n'ubu utarabyishyura hashize umwaka wose, kandi nyamara naraguhaye amafaranga yo kwishyura byose. Berize ati uriya mukobwa se yakubeshye nawe urabyemera? Ati ni amakosa ye, ati kubera yuko namubwiraga ibyo nshaka maze bakanyereka ibindi, byarangiye rero akoresheje ibirenze ibyo namusabye, niyo mpamvu yanyemereye kuzamwishyura nyuma y'ubukwe. Ubwo rero rwose amafaranga tuzaba tuyashaka maze tumwishyure.
Peter ati ntabwo ari jyewe nzamwishyura, ni wowe rwose uzamwiyishyurira, njyewe ibyo ntabwo mbirimo. Berize ati none se ubwo urumva amafaranga nazayakura hehe? Ati ubwo se urumva ubundi njyewe nazishyura ikanzu nambaye mu bukwe kandi ari wowe wari ugiye kunshaka? Peter ati none ko wafashe iyo ntakubwiye gufata, urumva nabigenza nte? Nta mafaranga dufite nawe urabibona, no kubaho rwose biragoranye, none tekereza ko tugifite n'ibindi bintu byo kwishyura. Nesta we rero aba ari ku meza ndetse na Kamira. Kamira ahita amubwira ati rwose nkeneye gushaka akandi kazi, aka kazi ugakoza igihe kinini nyamara nta terambere tubona, kurya biragoranye, imibereho yacu ntihinduka, ndifuza rero ko washaka akazi keza, uri umuntu w'umugabo kandi ushoboye, maze ukajya uhembwa amafaranga menshi tukabasha gukora ibintu byose dukeneye. Nesta ati byose nyine bizagerwaho, ariko nanone ni buhoro buhoro, tugomba kugenda dukemura ibibazo byacu gake gake. Kamira ati ntabwo mbyumva ibyo, njyewe nkeneye ko kenshi ushaka akazi kandi akazi keza, maze tukabona amafaranga ahagije. Batangira gushwana rero bagatongana, maze bagahita bahaguruka ku meza batamaze gufungura. Nesta abura ikintu akora, ababona rwose umugore we yarahindutse, abasigaye akunda ibintu kurusha uko amukunda, abasigaye kandi ahora yijimye, nta byishimo aba akigira, urukundo ubona rutakirangwa muri uru rugo, nyamara rwose uru rugo rwari rurimo urukundo ruhagije, abantu babashaga gusangira igi rimwe, nta kintu na kimwe batari kubasha gusangira, ariko rwose ubu ngubu ntabwo baba bacyumvikana habe na gatoya. Umunsi wakurikiye rero Neri aza gusura Berize, arakomanga maze agafungurirwa na Peter. Peter ahita amubaza ati umeze ute? Neri ati meze neza. Neri ati ntabwo neza ko rwose wagarutse mu gihugu, hashize iminsi mike cyane Berize ambwiye yuko udahari. Peter rero ahita atangara, maze n'ubundi agatangira kureba rwose nk'utazi ibyo bari kuvuga. Berize ariko nawe ubwo aba avuye mu cyumba aje muri salo, ahita abwira Neri ati nyine umugabo wanjye yaraje, rwose hashize iminsi mike yaje. Neri ati nizere ko rero hari ikintu rwose yatuzaniye. Berize ati ubundi anzanira ibintu byinshi, ariko ubu rwose yari afite akazi kenshi, ntabwo rero yabashije kubona umwanya wo kugira ibintu ajya kugura, gusa nyine ntabwo yakwiburira. Neri ahita akomeza abwira Berize ati umugabo wanjye rero namuganirije ku bya ya vakanse tugomba kuzajyamo, maze abyumva vuba cyane. Ati harya ubundi twari twavuze ko tuzajya he? Neri ati ntitwari twemeje se ko tugomba kujya muri Tiriki? Berize ati hoya, tugomba rwose kujya i Paris, kuko mba nifuza kujya kwifotoreza kuri uriya munara. Neri ati ndumva guhitamo rwose bigoranye. Ahita abwira Peter ati none se Peter wowe urabyumva ute? Urumva waduhitiramo ko tuzajya hehe nk'amakupure? Peter rero yumva ibi bintu bimurenze, kuko n'ubundi baba bari kubivuga, we rwose ari kwirebera hirya kandi ubona yabihiwe, yibaza iyi mikino aba bagore baba bari gukina yamuyobeye. Ahita ababwira ati reka mbareke musigare muganira hagati yanyu, reka ngende. Ahita ahaguruka akigendera, maze Neri na Berize bagasigarana. Ku mugoroba rero Nesta ava ku kazi, araza agasanga Kamira yicaye muri salo ari gukosora impapuro z'abanyeshuri, kuko nyine Kamira aba ari umwarimu. Nesta aza kumusuhuza nk'ibisanzwe amuha bizu ku itama, maze Kamira agahita yigirayo. Ahita abwira Nesta ati mbabarira rwose ndahuze kandi mfite ibintu byinshi byo gukora. Nesta rero ahita amubwira ati ko mbona rwose utishimye, utameze neza habe na gato.
Kamira ati uragira ngo nshimishwe n'iki? Nta kinshimisha njyewe rwose ndi kubona hano. Kamira kandi ahita abwira Nesta ati hangane maze umpe iminota mike rwose mbanze kuri ibyo ndimo mbirangize kubera yuko uri kundehanja. Nesta abaza Kamira ati none se watetse? Kamira ati kandi nakubwiye ko nta mwanya mfite, ndahuze cyane, mfite ibintu byinshi byo gukora, nta mwanya wo guteka nigeze mbona. Nesta rero ahita yigira mu cyumba maze agakuramo imyenda akambara nyine imyenda isanzwe yo mu rugo, agahita ajya mu gikoni agateka, arategura maze akaza guhamagara Kamira ati ni karibu umugore wanjye nkunda, ngwino tujye ku meza. Kamira ati none se turajya ku meza gufungura iki kandi ntatetse? Nesta ati burya nabonye nyine nta mwanya ufite maze mpita njya kubikora. Kamira ahita yumva atangaye, gusa rwose ntabwo aba ajya amenyera uyu mugabo we uba witonda cyane kandi ibintu byose abyoroshya. Kamira rero ahita amwenyura nubwo rwose ataba aherutse guseka, maze akajya ku meza bakajya gufungura. Ku rundi ruhande ariko Neri ajya kureba Berize, aba rero atashye agiye kujya mu modoka maze agahita yitaba telefone. Baba bari kumubwira ko nyine bakeneye abakozi babiri muri ya kampani umugabo waba aherutse gushinga, baba bakeneye abakozi babiri nyine bazahagararira abandi. Ahita rero abwira Berize ati Berize, ntabwo wandangira abantu babiri b'abizerwa uzi ariko badafite akazi, maze nkabaha akazi rwose bakancungira iyi kampani yanjye. Berize ahita abitekerezaho maze mu mutima we agahita atekereza aramutse amubwiye ati akazi jyewe ndetse na Peter turagashaka ntako dufite. Ahita rero atekereza ukuntu Neri yahita amuseka maze akamubwira ko rwose iyi nkuru agiye kwibwira abantu bose, ukuntu uyu mukobwa yajyaga abeshya ngo ni umukire nyamara nta kintu afite. Arabitekereza maze agahita yigarura. Neri rero ahita amubwira ati Berize urahari ko mbona rwose waburiye mu bitekerezo, uri gutekereza iki? Nakubajije ngo hari abantu babiri waba uzi badafite akazi maze ngo ubandangire. Berize ati hoya ntabo nzi. Neri ati ntabo uzi? Berize ati yego ntabo nzi, ati ariko ningira bumenye rwose nzakubwira. Neri rero ahita amubwira ati reka ngende ugusigare amahoro wirirwe neza rwose. Berize rero asubira mu nzu maze agahita asanga Peter rwose ari kwibaza ukuntu azabona ikintu cyo gukora ariko nyamara nta gisubizo aba ari kubona. Peter rero abwira Berize ati njye narangije gufata umwanzuro, ngiye kugurisha iriya modoka yacu maze rwose niguremo ibikoresho bizamfasha mu gutangira ateliye yo gukora imyenda. Berize ati ibyo bintu ntubimbwire ubisubize aho bikuye, iriya modoka nicyo kintu cyonyine twari dusigaranye cyantezaga igisebo muri bagenzi banjye, nibura rwose iriya modoka yatumaga ngira uruvugiro, noneho reba nayo iramutse idahari banyuta sinabakira, nakongera kunyura hehe, nakongera kuvuga iki? Ibyo ntabwo bishoboka, iyi modoka ntiwayikoraho, tekereza ibindi byose ariko iyi modoka ntuzayikoreho. Barabitonganira rero nyamara bikarangira nta mwanzuro rwose bafashe. Umunsi rero wakurikiye Peter ajya guhura na wa mushuti we, aramubwira ati nibura rero ngaho ntiza amafaranga maze nitangirire kugura ibikoresho, kubera ko rwose wa mushinga wambwiye nanjye nawutekerejeho numva ari uwa nyawo. Uyu mushuti wa Peter ahita amubwira ati ibyo watekereje ni byiza cyane. Telefone rero y'uyu mushuti wa Peter ihita isona maze akitaba, gusa akitaba nyine areba hirya ati sheri rwose nanjye ndagukumbuye, mu minota 30 ndaba nkugezeho nta kibazo kandi ndagukunda cyane. Ava kuri telefone maze
Peter akamubaza ati none se usigaye ufite umusheri? Uyu mushuti we ati reka da, ati nyine navuga ko ari nk'umusheri ariko ni umukobwa wubatse, ati ni umukobwa twahuriye mu bukwe bwawe. Uyu mukobwa afite umugabo w'umukire cyane ufite amafaranga, ariko nyine umugabo we yihorera mu ngendo ahora yagiye. Rero nanjye nyine musigarira ku rugo ngasigara nkora ibyamunaniye, maze uyu mukobwa nawe akanyihera amafaranga. Peter ahita yumirwa ati hoya ntumbwire, umugore wubatse uramutinyuka uri umusore? Ubundi se ko wifitiye akazi kandi uhembwa, kuki rwose ujya gushaka uyu mugore wubatse? Uyu mushuti wa Peter ati ntabwo wabyumva, aya mafaranga ni amafaranga yizana, ni amafaranga kandi yoroshye kuyabona, ntabwo rero nayitesha. Uyu mukobwa ampa amafaranga menshi cyane, sinayareka rwose, nkora akazi ariko nayo nyine yampamagaye nayo ndayakorera, ahubwo reka ngende njye kuyashaka. Humura ntugire ikibazo, nzakuguriza nyine amafaranga uzatangiza ugura ibikoresho bike bikeya. Umushuti rero wa Peter amuguriza amafaranga, maze Peter agahita agenda akagura ibikoresho bike bikeya, maze agataha bitahanye. Abigeza mu rugo rero, maze Berize yabibona akamubaza ati ibyo ni ibiki? Peter ati ni ibikoresho nyine nguze byo gutangiriraho gukora imyenda n'inkweto. Berize ati amafaranga wayakuye he? Peter ati nyine niyaranje nk'umugabo, gusa nyine ni bike bikeya, aba ari kumwereka nyine imyenda, indodo, nyine amwereka amatisi n'ibindi. Berize ahita amubaza ati none se ko nta mashini ufite uzajya udodera kuki? Peter ati imashini ntabwo ari ngombwa, hari ahantu nyine muri atelier nasabye ko rwose najya njya gukorerayo, maze nkajya ndodera ku mashini nyine idafite umuntu uri kuyikoresha. Mu gutangira nkaba ari uko mbigenza, hanyuma rero nyuma nzagenda ngura ibyanjye buhoro buhoro. Gusa nyine nimara kubikora tuzaba dusigaranye umukoro wo gutangira kubyamamaza, kugira ngo rwose abantu babimenye maze batugurire. Berize ati ko numva uvuga ngo twebwe nanjye uri kunshyiramo? Peter ati cyane, none se ntabwo dushaka iterambere ry'urugo rwacu? Tugomba rwose gufatanya. Berize ati uramenye rwose ntabwo nakwamamaza iyo myenda yawe, reba nk'abantu bo mu cyaro bambonye n'ukuntu bazi yuko rwose ndi umukire mu mujyi, cyangwa se inshuti zanjye zikambona ndi kwamamaza iyo myenda yawe iciriritse, ntabwo ibyo bintu nabikora, uramenye rwose uzabage wifashe. Peter ati ariko ubundi wowe ushoboye iki mu buzima? Uri uwo gutakaza amafaranga gusa, uri uwo gukoresha amafaranga umuntu yakoreye. Tekereza ko nta kintu na kimwe ushobora kumfasha, ntushobora no gushaka akazi, nabyo byarakunaniye, uhirirwa mu rugo gusa, uba wumva wategereza amafaranga nzakorera kugira ngo abe ariyo ukoresha gusa, wowe ntabwo ushobora gukora. Berize ati ngewe ibyo bintu by'imiruho sinabimenyereye, ugomba nyine gukora maze ukampa amafaranga. Peter rero ahita amwihorera, aba yumva rwose nta kintu bari bubashe gukomeza kuvugana. Telefone rero ya Berize ihita isona, maze Berize akayireba agahita ayijugunya hasi. Peter ati ninde se kandi uguhamagaye? Berize ati ni Neri. Ntabwo noneho namukira, amagambo ye sinayakira, ubu arashaka kumbwira ngo dusohoke, nyamara n'itike yangeze aho yambwira ntayo mfite. Ahita rero yanga kumwitaba. Peter ariko narakubwiye rwose ugendana n'abantu mutareshya, wakabaye umenya urwego urimo ndetse n'amafaranga ufite, maze ukareka rwose ibintu byo kwiyemera no kwirirwa wirata kuri bagenzi bawe. Neri rero we abona Berize atamwitabye, maze agahita yihamagarira Kamira. Ahamagara Kamira rero ati Kamira, nagira ngo nyine tuze gusohokana, hari restaurant nziza nshaka kujyamo, nagira ngo uze kuza tujyane. Kamira ati Berize we namubuze, ariko numvaga nyine wowe uhari. Kamira ati hoya, ntubizi se ko uyu munsi ari umunsi w'akazi? Ubu ngiye mu kazi rwose ntabwo naboneka. Neri ati ihangane, nari nibagiwe ko rwose utikorera, ukorera abandi, ugomba kujyayo rero buri munsi, ihangane rwose. Kamira ati erega wowe wagize amahirwe kandi siko twese tuyafite, washatse umugabo w'umukire ufite amafaranga, twebwe rero amahirwe ntabwo yatugwiriye.
Ibyo ababivuga Nesta yicaye imbere ye ari kwambara. Nesta ahita yubura umutwe maze akareba Camilla akabona ko rwose atishimiye uru rugo arimo. Camilla ahita amubwira ati nyine ugire umunsi mwiza kandi rwose uze kuryoherwa, naho jyewe rwose ntabwo naboneka. Basezeranaho rero maze Nesta agakomeza ahanze amaso Camilla uburyo rwose aba ababajwe n'ukuntu we adafite amafaranga angana nk'aya bagenzi be. Nesta ahita abwira Camilla ati ariko umugore wanjye ntukababare rwose, ibyo tudafite uyu munsi tuzabibona ejo, ntabwo tuzahora tumeze dutya. Ikindi kandi abantu bose ntabwo bareshya, ntabwo bagira amafaranga angana n'ibintu bingana. Camilla rero umaze kurakara ahita amubwira ati hoya nawe urakabije, umuntu w'umugabo ufite akazi katabasha no kudutunga ngo rwose umuntu anasevinge, tekereza ko nta modoka ugira, nta nzu ugira, ntushobora kunsohokana ahantu heza nshaka, ntabwo wangurira imyenda ihenze nk'uko abandi bagabo babigenza. Nesta rero yumva ibi bintu maze noneho akabura icyo arenzaho, ahita aceceka maze agahita yambara vuba agahita agenda. Camilla we rwose ubwo umunsi we upfuye, yirirwa yarakaye umunsi wose. Ku rundi ruhande rero Peter we rwose atangira kwidodera ya myenda ye, aratangira akajya yidoda agakora n'inkweto, ibintu byose akabikora maze yamara kubona agize umubare munini arabifata byose maze akabishyira mu modoka, aragenda akajya ku muhanda rero ahantu azi ko hakunda guca abantu benshi, maze akabishyira byose hejuru y'imodoka ye. Abantu bose bahanyuze akajya bahamagara ati nimuze murebe, ntabwo kandi bihenze. Abantu baraza rero bakajya bareba, bamwe bagura nyine abandi batagura nk'ibisanzwe. Abakiri aho rero maze akajya akabona Neri araje mu modoka nziza cyane rwose. Abona rero ko ari Peter maze agahita aparika imbere akavamo akaza amusanga ati Peter uri gucuruza se, ishati nangahe? Peter ati Neri ndakwinginze rwose ntutungurwe n'ibyo uri kubona hano, ubu niko buzima bwanjye, ubundi bwose nubwo rwose Beriza bakubeshya, njyewe mbayeho gutya, ni ibi kandi dukunda. Nabuze akazi kera, akazi kanjye nagatakaje maze amezi 2 gusa nkoze ubukwe, icyo gihe cyose birirwaga bakubeshya ngo nagiye hanze, ngo ndi hehe, nta kazi nari mfite. Gusa nyine iby'umugore wanjye ntabwo nari kubyinjiramo, ibyo mubamo ntabwo nari kubijyamo, ariko rwose menya ukuri nuko bimeze kandi ntutungurwe. Neri ati burya ntabwo rwose ntunguwe, ibyo byose nari mbizi ko wabuze akazi nyine amezi 2 mumaze gukora ubukwe, nari mbizi ko n'ubu nta kazi ufite, nari mbizi ko kandi no hanze avuga utaba wagiyeyo. Noneho utekereze ko rwose naje n'iwanyu kubera ko ntari inshuti mbi, nari mfite ofure 2, naje no kumureba kugira ngo nyine mubwire ko mfite imyanya y'akazi, nibura rwose numve yuko yanakwemera we nawe nyine mukaba mwaza mugakora ku kazi kuko kahembaga neza kandi yari imyanya myiza. Nyamara narabimubwiye rwose ambwira ko nta bantu badafite akazi azi, ngewe ariko nari naje tageti nyine ari mwebwe, akazi yarakanze neza. Peter ati hoya ibyo bintu ntabwo yabinkora, wamubwiye ko ufite akazi maze arakanga yanga no kubimbwira. Nera ati ntabwo yigeze abikubwira se? Peter ati reka ntabwo yigeze abimbwira ibyo bintu. Nera ati rero rwose naraje kandi ndabimubwira, ariko nyine nabonye yigize nkaho bitamureba, nanjye ndamwihorera ndigendera. Neri rero asezera Peter, ariko Peter agasigara ababaye kubera ukuntu umugore we kwiyemera byatumye rwose hari na okaziyo nyinshi yagiye atabona. Neri rero impamvu yari azi amakuru yose y'ibyerekeranye na Peter, wa musore nyine wavugaga yuko afite umukobwa ariko ufite umugabo ariwe rwose bakundana, uwo mukobwa nta wundi yari Neri. Uyu musore rero niwe wabwiraga amakuru yose Neri yo mu rugo rwa Peter ndetse na Berize.
ni ukuvuga ko Neri nta kintu na kimwe atari azi. Ibyo Berize yigiraga byose Neri we rwose yabaga azi ukuri, ariko nyine yabaga yumva rwose akeneye gukomeza kwirebera ukuntu uyu mukobwa amubeshya. Uyu munsi rero noneho Peter ataha yarakaye cyane, agera mu rugo maze agahita abwira Berize ati mbwiza ukuri, Neri yaje kukubwira ko akeneye abakozi babiri maze uraceceka. Berize ati ntabwo ngewe nari kwisebya bingana gutyo, ntabwo rwose nari kumubwira ko nta kazi dufite, twagombaga gukomeza kugaragara neza mu maso y'inshuti zanjye. Peter ahita amubwira ati rero rwose ntakubeshye ndabona njye nawe umwe atararemewe undi. Ati ubu ugiye guhitamo mu bintu bitatu, urahitamo kumfasha kugira ngo dukore maze dutere imbere, cyangwa se uhitemo gushaka akazi ku giti cyawe ariko kugira icyo winjiza mu rugo, cyangwa se uhitemo ko dutandukana ibyacu rwose bihagarare kuko ndabona ntazi amerekezo yacu. Berize rero aramubwira ati jyewe rwose ntabwo naza gukorana nawe, ntabwo nagera nawe kwamamaza iyo myenda yawe. Ikindi kandi akazi kereka ari ka kazi kampemba amafaranga menshi cyane, ari udufaranga duke ntabwo ngiye nadukorera. Bajya kuryama rero maze bwacya mu gitondo Berize arabyuka akambara maze agasanga Peter muri salo. Aramubwira ati rero burya bya bintu wambwiye koko nahisemo muri bya bindi bitatu. Peter ati ni byiza cyane, ngaho rero mbwira wahisemo ko tuzajya tujyana gucuruza imyenda cyangwa wahisemo gushaka akazi? Berize ati hoya icya gatatu nicyo nahisemo. Peter ahita amubaza ati hari icya gatatu cyari iki? Berize ati kwari gutandukana nawe, nahisemo rwose kugenda maze nkagusigira umwanya wawe ukisanzura, kubera ko njye nawe ntabwo twashobokana udafite amafaranga. Nari nzi yuko rwose uru rugo nzaza maze nkiryamira nkajya nkoresha amafaranga uko mbishaka, none nasanze ibyo natekerezaga atari ko bimeze, ntabwo rero rwose umubano wanjye nawe ugishobotse. Peter rero rwose n'ubundi ubona umaze kurambirwa uyu mukobwa ahita amubwira ati wabitekerejeho neza? Berize ati yego. Peter tumva nta kintu twakora maze tukaba twahindura rwose icyemezo wafashe? Berize ati nta na kimwe, icyemezo nafashe nagitekerejeho neza. Ahita yinjira mu cyumba agasohokana amavarize maze agahita asezera. Peter ati usigare amahoro kandi nkwifurije kuzatera imbere rwose mu byo ukora byose. Peter rero araceceka maze Berize agasohoka akigendera. Ku rundi ruhande rero Nesta ubona rwose mu rugo rwe ibintu bitagenda neza. Ku mugoroba arataha maze agaca ahantu muri magaze akagura akantu nyine akazanira Kamira. Amugurira rero agakanzu keza cyane maze akagapfunyika kakamuzanira. Araza rero agahita amubwira ati mukunzi wanjye nakuzaniye impano. Kamira ati wanzaniye impano se kandi habaye uwuhe munsi mukuru? Nesta ati ntabwo bisaba umunsi mukuru kugira ngo nk'impano umugore wanjye nkunda cyane kandi mpora ntekereza. Ati kuri jyewe iminsi yose iba ari iminsi mikuru ndi kumwe nawe. Kamira rero arebamo maze agasanga ni agakanzu, arakazamura akakihumuriza maze akumva ni agacaguwa, ntabwo nyine ari gashyashya. Ahita amubwira ati unzaniye ibintu byakoreshejwe. Nesta ati ariko ni agacaguwa nyine gashyashya nakaguze muri magaze nyine y'amacaguwa. Ati ntabwo se kagushimishije? Kamira ahita afata iyi kanzu akayijugunya hasi maze agahita atangira akimyoza. Ati umugabo utazi kugura ibintu byiza gusa nta kintu na kimwe cy'agaciro uzi, ni ukugenda ungurira ibyo abandi bahaze maze bakabishyira mu maduka gusa. Noneho Nesta arababara atoragura ya kanzu akayisubiza muri amvirope aba yizanyemo maze agahita ajya mu cyumba, ariko rwose aba ababaye agahinda kamwishe.
Peter rero we akomeza kugenda yidodera kandi ari nako ashaka abakiriya, kandi rwose agirirwa n'umugisha kubera ukuntu aba akora ibintu byiza, maze abantu bakagenda rwose bamugana bamugurira, ndetse n'andi maduka acuruza akajya amurangurira. Ibintu bye rero rwose biratangira bigakundwa, maze agatangira kugenda noneho abona agafaranga, ubuzima rwose bukagenda busubira ku murongo. Umunsi umwe rero Peter aba yari ari mu rugo, maze akumva umuntu arakomanze, ajya kureba ku muryango, umuntu wakomangaga vuba vuba rwose nk'ukurikiwe, maze agasanga ni wa mushuti we. Aba rero ari kuvirana amaraso, maze akamwinjiza mu nzu agahita afunga, akamubaza ati none se kandi ubaye iki? Abajura se baraguteze baragukubita? Uyu musore ati hoya, ntabwo rwose ari abajura, ni umugabo wa Neri unkubise. Peter ati Neri? Umugabo wa Neri se kandi muhuriye hehe? Uyu musore ati ntiwibuka umukobwa nakubwiye nyine umpa amafaranga maze nanjye nkamukorera ibyo yifuza? Ati uwo mukobwa nyine ni Neri, afite umugabo w'umukire ariko utabaga mu rugo, rero Neri yarampamagaraga nyine, maze nanjye nkagenda nkamusigarana akanyihera amafaranga. Peter ati Neri nzi, mushuti w'umugore wanjye niwe uri kumbwira mwaryamanaga? Uyu musore ati cyane. Ati umugabo we rero yarabimenye, none yankubise yaranyishe neza neza. Ati yampondaguye ku buryo yampondaguye nk'umpondagura umujura. Peter ati none se urumva utari ubikwiye? Wari ubikwiye rwose guhondagurwa bimeze bityo, kubera ko wakoze amakosa kandi narabikubwiye ko bitajya birangira neza. Nakubwiye ko rwose ibintu byo gusenya ingo z'abandi no gukundana n'abagore bafite abagabo, ibyo bintu rwose bitera umwaku kandi birangira nabi. Nuko rero byagombaga kurangira, gusa nta kibazo, reka nze nzane amazi maze ngo ukande, ndabona umeze nabi cyane. Ku rundi ruhande rero Kamira nawe aba ari mu rugo, ari mu masaha y'umugoroba, ajya kumva rero umuntu uri gukomanga, arihuta agafungura, ahita asanga rero ari Neri, ameze rwose nk'umusazi, ajagaraye, aba yiruka akaza agahita yicara mu nzu. Ati nari mpfuye, umugabo wanjye neza neza yaranyishe, yanize, yaragiye kumpeza umwuka. Kamira ati kandi se umugabo wawe akuniga guhora iki? Neri ati nyine yamenye ko najyaga muca inyuma n'undi musore. Kamira ati wowe uca inyuma umugabo wawe n'undi musore? Neri ati cyane. Ati rwose yabimenye none yarankuyemo umwuka. Kamira ati none se koko mbabarira umbwire, nkawe wabuze iki ku buryo uca umugabo wawe inyuma? Ufite ibintu byose, ufite amafaranga, ufite umugabo ugukunda, ufite byose, wabuze iki? Neri ati wowe ntabwo wabyumva, mfite amafaranga ariko ni ukuri nabuze urukundo no kunyitaho. Umugabo wanjye mu mwaka yashoboraga kuba mu rugo nk'iminsi 5 gusa, ntabwo namubonaga, rero rwose nta keya ze nzi, ni ukumpa amafaranga gusa, rero nanjye yarayampaga maze nkayaha unyihera keya. Ni uko rero byagenze, wowe ntiwabyumva kuko utari mu mwanya wanjye. Umugabo wawe aragukunda, aguhora iruhande, ni ukuvuga ngo nubwo mufite amafaranga make ariko nibura murayasangira, uramubona uko umukeneye. Naho njyewe umugabo wanjye rwose ntabwo yahabaga, ahubwo reka ibyo tubyihorere, ngaho nguriza amafaranga rero njye gukodesha hoteli. Mvuye mu rugo nta kintu na kimwe nzanye, amakarita yose ndayahasize, sinjye mbonye mucika maze ndiruka. Kamira turabizi ko rwose ntacyo nagufasha, urabizi umushahara w'abarimu mpembwa amafaranga make, nta kintu rero rwose nagufasha, ahubwo reka ngutize telefone maze uhamagare Berize, kubera ko wenyine aba afite amafaranga arahita akuguriza. Neri ati Berize? Ati Berize se aracyaba muri uyu mujyi? Ati mbese ntabwo wabimenye? Kamira ati ibiki se kandi ntamenye? Neri ati Berize yataye umugabo, yarigendeye, yagiye mu wundi mujyi. Ati burya Berize rwose yaratubeshyaga, ntabwo yari umukire, umugabo we nta kazi yagiraga, ntabwo yigeze ajya hanze, bari abakene nabo rwose nta kintu bibitseho. Kamira ati hoya uri kubeshya, ibyo bintu uri kuvuga si byo. Neri ati ibyo ndi kukubwira ni byo, ahubwo nta mwanya mfite wo kubikubwira muri detaye. Ngaho rero rwose gira unshakire udufaranga dukeya maze ngende.
Kamira rero ahita yumirwa ati burya mwese mwarambeshye, nta n'umwe ubayeho rwose uko yambwiraga, mwese mwanyerekaga ko munezerewe muba mu ijoro ritoya, nyamara siko bimeze, burya buri rugo rwose rwose rugira ibibazo, nta n'umwe utaba ufite ibibazo, namwe mwese buri wese yari afite ibibazo bye, ariko mukagerageza kunyereka ko rwose mubayeho neza, nanjye n'ubwenge buke ngashaka kubigana ngo mbeho uko mubayeho, kandi nyamara namwe ntabwo mwari mubayeho neza. Ahita rero aho udufaranga duke cyane Neri, maze akamubwira ati genda nyine ushaka aho uryama, ubwo ejo nyine uzaba wiyaranja. Neri rero amara kugenda maze Kamira agakomeza yitekerezaho ukuntu kose yatesheje umutwe umugabo we, ukuntu yamubwiye ngo ntacyo ashoboye, nyamara umugabo we ari umwana mwiza cyane, ntako atagize, yaramwihanganiye muri byose. Umugabo we rero arataha maze yakomanga, Kamira agafungura agahita akubita amavi hasi ati sheri ndakwinginze mbabarira rwose ngusabye imbabazi. Umugabo we ati kandi se kuri kunsaba imbabazi wakoze iki? Kamira ati nabaye umugore mubi kubera kwishinga abandi, kwigana abandi nyamara nabo batabayeho neza. Umugabo we ati ntabwo ndi kumva ibintu uri kumbwira. Kamira ati sheri uzi yuko burya najyaga nirirwa mvuga ngo nkeneye kumera nk'uko Berize na Neri bameze, nyamara bose nta n'umwe ubayeho neza. Reba ko Neri yacaga inyuma umugabo we kubera ko nyine umugabo we ataba mu rugo, none utekereza ko Berize bwa bukire bwose yavugaga ntabwo bari bafite, umugabo we nta kazi yari afite, bari babayeho nabi nkatwe twese. Ubu rwose yataye umugabo yaragiye kubera ko yabonye umugabo we nta mafaranga ahagije afite. Nagize ubwenge buke maze nigana ubuzima bwabo, nyamara rwose njye nawe twari twibereyeho neza, mbabarira rwose narakubabaje. Nesta rero ahita ahagurutsa Kamira maze akamuhobera ati humura rwose umugore wanjye, ntabwo nigeze nkurakarira, kandi rwose humura, ibyo ngibyo reka tubyibagirwe, ni iby'ahashize, komera rwose ndakumva cyane kandi nta na kimwe ntakubabarira, ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda. Nesta rero ahita abwira Kamira ati gusa burya ibintu byose biberaho kutwigisha, umenye ko nyine utagomba kureba uko abandi babayeho, kuko mu by'ukuri uba ubona ibyo bakwereka, ariko ibibera iwabo imbere ntabwo uba ubizi. Buriya rwose nta rugo na rumwe rutagira ibibazo, ahubwo uburyo ba nyirarwo babikemuramo nicyo kiba ari icyangombwa. Njyewe rero rwose humura ndagukunda cyane kandi ndakubabariye byose. Kamira ati ko kurambabariye ubikuye ku mutima? Nesta ati cyane mukunzi, ndakubabariye kandi rwose ushyira umutima mu gitereko. Barahoberana rero maze Kamira akabwira umugabo we ati rwose sinzongera na rimwe kwigana abandi, nzagukunda ubuziraherezo, ntabwo rwose nzongera. Nesta ati urakoze cyane kandi nawe kuba rwose wigaruye bitaragera kure. Barahoberana rero maze Nesta akongera agasoma umugore we mu gahanga ati ndagukunda cyane kandi uracyari mwiza nk'uko wari umeze kera. Kamira rero araseka. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba mukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntimukagende mudakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.